Bene data bakristo bavandimwe aho muri hose turabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane namwe abari mu Rwanda, mu ntara y'umujyi wa Kigali, mu Burundi, muri Kongo, muri Uganda, Tanzania na Kenya, abari muri SADC, abari mu majyaruguru ya Afurika, Uburayi, Amerika, Aziya na Oceania, mwese mwumve mikaze. Imana ibahe umugisha. Ariko mbere yuko dukomeza ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa se mbere yuko tuganira ku magambo Imana yashyize ku mutima, ndagira ngo mbasabe abageze hano kuri iyi YouTube channel yacu cyangwa yanyu, Impanda y'Imana 25, turabasaba rwose ko mujya munsi y'iyo screen yanyu mugakanda subscribe, mukadukorera share, comment, kugira ngo ubu butumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana bushobore kwaguka kandi iyi community yacu ibashe gukura kandi ibashe gutera imbere uko bwije n'uko bukeye. Uyu munsi rero nkaba nifuje ko tuganira ku ijambo rivuga ngo ibintu bitandatu bishobora gusenya umuryango nuko byakwirindwa. Bavandimwe, umuryango ni kimwe mu bintu Imana yashyizeho bifite agaciro gakomeye. Iyo umuryango ufite amahoro, abantu babaho neza, ariko iyo umuryango usenyutse bikomeretsa imitima, bigahungabanya cyane cyane abana, kandi bikagira ingaruka ku muryango ndetse no kuri sosiyete yose muri rusange. Ubushakashatsi bwinshi bwemeza ko ku isi cyangwa se bwakozwe bwerekana ko gutandukana kw'abashakanye kugenda kwiyongera mu bihugu byinshi by'isi, kandi hariho ibintu kenshi bikunda kugaragara mu by'imbere mu gusenya umuryango. Uyu munsi turareba ibintu bitandatu bikomeye bikunda kugaragara mu by'imbere mu gusenya ingo cyangwa se imiryango mu bihugu byinshi bitandukanye no mu sosiyete menshi y'abantu atandukanye ku isi. Icya mbere tugiye kureba ni ukuvuga ngo ni ukubura itumanaho ryiza. Kuba nta tumanaho riri mu muryango, riri mu rugo, umugore atavugana n'umugabo, umugabo atavugana n'umugore, abantu bese nta tumanaho, nta bwumvikane, abantu batumvikana, abantu bataganira, abantu badashobora komunikana. Abashakashatsi mu by'imibanire y'abashakanye, cyane cyane uwitwa John Gottman, bagaragaje ko impamvu ya mbere isenya ingo ari ukubura itumanaho ryiza. Iyo abantu batakiganira neza baraceceka, ariko muri icyo gihe cyo guceceka abantu bacecekesha akanwa, ariko baba basakuza mu mitima yabo. Urwo rusaku rero rwo mu mutima rudasohoka, umugore cyangwa umugabo nibo twibandaho cyane, nubwo bigenda bikagira n'ingaruka ku bana cyangwa se no ku baturanyi muri rusange. Ariko uko guceceka k'umugabo cyangwa umugore nta kuvugana n'undi ntibisobanuye yuko umwe aba acecetse kuko yishimye cyangwa se undi aba acecetse kuko yishimye, ahubwo haba hari urusaku, haba hari kwivovota, haba hari byinshi biri mu mutima umuntu aba adashobora kuvugana na mugenzi we. Icya kabiri ni batangira kwishishanya. Iyo abantu batakiganira, nta komunikasiyo ihari, umwe atangira kwishisha undi, kavuga ati uyu nguyu yaranyanze, buriya afite undi baganira, afite undi bakundana, afite undi yitaho, afite undi mbese abantu batangira kwishishanya kubera uko guceceka kuzana kwishishanya hagati yabo. Kubera icyo atakimvugisha, buriya ntakeneye kumvugisha, afite abandi, mbese abantu bagatangira kwishishanya. Icya gatatu, batangira kwikekana, urwikekwe. Buriya kuba atamvugisha ni ukubera impamvu izi n'izi, ni ukubera ko wenda afite abandi bagabo, ni ukubera ko afite abandi bagore, afite abamujya mu matwi, afite abamushuka, afite wenda se
umuntu agatangira no kwibuka ibya kera uko bashakanye, n'ubundi yari afite abandi akundana nabo, buriya wenda mbese akaza urwikekwe, abantu bagatangira gukekana, abantu bagatangira mbese aho ngaho urumva aho ibintu biba bigenda byerekeza ahantu habi cyane hatari ibyiza. Bibiliya iravuga ngo mu Befeso ibice 2:29 iravuga ngo ntimukareke ijambo ribi riva mu kanwa kanyu, ahubwo muvuge ibyubaka. Niko Pawulo yanditse Abefeso, arababwira ati ntimukareke ijambo ribi riva mu kanwa kanyu, ahubwo mugerageze muvuge ibyo kubaka. Amagambo yubakana aba ariyo muganira. Amagambo mabi, amagambo asenya, amagambo acinyagiza, amagambo asubiza mugenzi wawe hasi, ntabwo ari amagambo meza. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ngo ijambo ribi ryose ntimukemere ko riva mu kanwa, nubwo waba urifitemo. Bibiliya avuga ngo ubanze uritekereze mbere kurivuga. Nusanga atari ijambo ryo kubaka, ari ijambo ryo gusenya undi mugenzi wawe, iryo jambo ntacyo riba rikimaze, ntacyo. Ibyiza nuko waryigumanira cyangwa se ukarita, ariko aho kugira ngo uribwire mugenzi wawe umusenyi. Hanyuma mbese ibyo byakwirindwa gute? Uko twabivuze, twagenda tureba ibisera ushobora gusenya, ariko nuko byakwirindwa. Ikintu cya mbere nuko abashakanye bajya bavugana buri munsi. Abashakanye bakwiye kuvugana, bakwiye kwicara bakaganira, atari ku bibazo gusa bikomeye ari uko byakomeye, ariko no kuvugana gusa amagambo asanzwe. Mwiriwe mute, mumeze mute, ku kazi byagenze gute, mu rugo habaye iki, byagenze gute, mukaganira. Iyo hari communication abantu barumvikana. Icya kabiri ni ukumvana, umwe akumva mugenzi we. Kumvana ntabwo ari kumva gusa ndavuga, ahubwo ni ugutega amatwi ibyo mugenzi wawe akubwira, ukagerageza kumwumva, ukamutega amatwi. Byaba ari byamubabaje, byaba ari byamushimishije, ukamutega amatwi, noneho ukagerageza kumufasha. Nimba ari byamushimishije ukishimana nawe, nimba ari byamubabaje ukababarana nawe, ariko ugashaka n'uburyo umuvura, umubwira uti ihangane. Nimba ari abamubabaje, nimba ari byo mu kazi, nimba ari byo mu rugo, umuntu wese umunsi w'amasaha 8 cyangwa se amasaha 12, umuntu aba yahuye na byinshi bimukomeretsa, ariko umugabo n'umugore baba bagomba gufatanya kugira ngo umwe yumve mugenzi we icyamubabaje cyangwa icyamushimishije. Cya gatatu ni ukutavuga amagambo akomeretsa. Niba unacitswe, turi abantu dufite imiterere itandukanye. Nimba unacitswe ukamenya ko ubwiye mugenzi wawe ijambo ribi ritari rikwiriye, kubera se wenda kunaniwe, kubera se wenda kuje utishimye, umuntu yakuvugisha ukamugira nabi, ugerageze urotire, cyangwa se nyuma y'iminota mike umubwire uti sorry rwose mbabarira, iri jambo ndishubije ntaritekereje. Kuko niko nguko abantu bashobora kubana kandi bakumvikana, kubera ko nta gihe na kimwe hagati y'abantu bazabaho bameze nk'abamarayika. Abantu bazagenda bagira ibintu bapfa, ariko ijambo ry'Imana rinavuga ngo ndetse nimunarakaranya izuba ntirikarenge, mukirakaye mujye mwihutira gusabana imbabazi. Icya kabiri mu bisenyi ngo ni ugusuzugurana. Ubushakashatsi bwerekana ko gusuzugurana ari ikintu gikomeye cyane cyangiza ingo nyinshi. Iyo umwe cyangwa bose hamwe, umwe abona undi ko hariho abeza bamurusha, ko hariho abafite ubwenge bamurusha, ko mbese ikintu gishobora gutuma usuzugura mugenzi wawe ni byinshi. Batangiye gusebanya, umwe agatangira gusebya mugenzi we, uriya ntabwo nta kintu amaze,
nimba hari ibyo ananirwa adatunganya mugomba kubiganira, ariko aho kujyanda uvuga mugenzi wawe, umugabo wawe cyangwa umugore wawe, ukajya kumuvuga uko ateye mu baturanyi, ukamuvuga uko ateye muri bagenzi bawe, mu nshuti zawe, mu bavandimwe bawe, ntabwo ari byo. Ni wowe mwashakanye mbere na mbere. Nimba hari ikibazo kitagenda neza mu muryango wanyu, mwebwe uko muri babiri, ni mwebwe mugomba gukoresha uko mushoboye, mukakiganira, mukagishakira igisubizo byanze bikunze. Kandi burya iyo hariho ubushake bwo kubakana cyangwa se bwo kubaka hagati y'umugabo n'umugore, ikibazo uko cyaba kimeze kose baba barakiganira kikabonerwa igisubizo. Ariko ntibivuze ko igihe cyose ibisubizo bizaboneka, hari n'igihe ibisubizo bizanga. Icyo gihe mukaba ari bwo mwahitamo inshuti za hafi, ababyeyi cyangwa se abavandimwe aho bishoboka, cyangwa se undi muntu ariko w'inshuti nyanshuti mushobora kuba wabafasha mu gihe bitagishobotse. Ikindi ni ukubwira inshuti ze ububi cyangwa se intege nke za mugenzi we. Icyo kintu kirasenya cyane, kujya kubwira umugore cyangwa umugabo akajya kubwira bagenzi be, umugabo wanjye ateye atya, umugore wanjye ateye atya, gutya na gutya, kuko ibyo ngibyo nta muntu n'umwe ushinzwe kumenya imiterere cyangwa se y'umugore wawe cyangwa w'umugabo wawe usibye wowe wenyine gusa. Kandi nubwo yaba ari myiza, si ngombwa ko ugenda umurata, ahubwo wamuha agaciro gakwiriye wowe ubwawe, kuko uzi icyo akumariye. Cyane cyane rero iyo ari mibi bwo kujya kuvuga mugenzi wawe mubana imiterere mibi imugaragaraho, buryo uko mumubona mu rugo hanze ni marayika, ariko mu rugo ni inyamaswa, burya ibyo bintu birasenya ku buryo bukomeye cyane. Ikindi ni ukumufata nk'udafite agaciro. Gufata mugenzi wawe mubana nk'umuntu udafite agaciro, ibyo nabyo bisenya imiryango mu buryo bukomeye cyane. Icyo gihe urukundo ruba rumaze kwangirika. Kandi Bibiliya ikavuga iti mu Baroma ibice 12 umurongo w'9 n'uwa10, haravuga ngo urukundo rwanyu rwe kugira uburyarya, mwangi bibi urunuka, muharane n'ibyiza, umuntu wese ashyire imbere mugenzi we. Imana idufashe cyane. Bibiliya itubwira ko urukundo rwacu rugomba kuba ari urukundo nyarukundo, rudafite uburyarya. Hari abantu iyo bamaze umugabo n'umugore, iyo bamaze kugera igihe cyo kutumvikana, ariko batarafata umwanzuro wo gutandukana, batangira kuryaryana. Umwe agatangira kushuka mugenzi we, kumubeshya, kumuryarya, kwamukunda, akamubwira amagambo y'urukundo ariko atavuye ku mutima. Ibyo rero Bibiliya irabibuza. Bibiliya ivuga ko amagambo ameze gutyo ari mabi cyane, ko igihe cyose Bibiliya yavuze ngo mwange ibibi urunuka, muhorane n'ibyiza. Ibibi mubyange urunuka, kuko ibibi nta hantu byerekeza, aho byerekeza hose ni habi, nta cyiza kituruka mu bibi. Ibintu byose umuntu akora bibi, umusaruro wabyo uza usharira, uza ufite ingaruka zikomeye ku buzima bwawe cyangwa se ku buzima bw'umuryango wawe. Imana idufashe cyane uko byakwirindwa nabyo byo gusuzugurana. Icya mbere ni ukubaha mugenzi wawe. Umugore agomba kubaha umugabo we, n'umugabo nawe akubaha umugore we. Bibiliya yo ivuga ko umugore akwiye kuganduka n'umugabo agakunda umugore we. Ni ukumushimira. Abantu benshi ntibazi gushimira bagenzi babo. Washobora gushimira umuntu ukuzanye, nimba ari umuntu wa taxi ukuvanye mu mujyi ku kazi kugeza mu rugo, wamushimira. Umukozi mu rugo ndetse nawe washobora kumushimira. Ariko hagati y'abashakanye, abagabo benshi n'abagore benshi ntabwo bazi gushimira abo bashakanye. Nimba hari igikorwa akoze, usanze yakoze, nimba avuye ku kazi ananiwe, umubwira uti rwose wakoze. Nimba ari usanze mu rugo, umubwira uti wakoze. Nawe haba ari ibyo yakoze ubimushimire,
ubimushimire utamugaye igihe cyose, kandi ngo akubone ushimira abandi hanze, ariko we utashobora kumushimira n'umunsi n'umwe. Koko nibyo ibyo umuntu yaba yakoze ari byo umugabo yakoze cyangwa umugore biba biri mu nshingano ze, bagomba kubikora, ariko gushimirana iyo abantu bakoze ibyo nabyo bigaragaza agaciro umwe aha mugenzi we. Icya kabiri cyangwa se icya gatatu ni ukumwereka ko afite agaciro naho yaba yakosheje. Icyo cyo kirakomeye cyane, kwereka umuntu ko afite agaciro nubwo yaba yakosheje ni ikintu cyangombwa cyane. Utamushyizeho amagambo yo kumumenasa, n'ubundi wowe nta bwenge bwawe, n'ubundi wowe ntacyo umaze, n'ubundi wowe n'ubundi erega burya n'ubundi bari baranakumbujije, kuko habaye ikosa runaka ibintu byose bikaba bibaye bibi, n'ibyo yakoze mbere bikaba bibaye bibi, ari umugabo ari umugore. Ibyo ngibyo bireba umuntu wese. Nimba hari icyo umugore yakoze cyiza umushimire, nimba umugabo hari icyo yakoze cyiza umushimire. Ibyo ngibyo ni ibintu byangombwa bigaragaza agaciro umuntu aha mugenzi we, kandi agaciro duha abandi twagira mu ngo zacu tugahane. Ibyo ngibyo bisenya ingo mu buryo bukomeye cyane. Icya gatatu mu gusenya ingo ni uguhemukirana. Ubushakashatsi bw'ikigo cyitwa Institute for Family Studies bwerekana ko guhemuka ari imwe mu mpamvu zitera ingo nyinshi gusenyuka. Iyo tuvuze guhemuka kw'abashakanye birimo ibintu byinshi bikurikira, cyangwa se tutashobora kuvuga byose muri uyu mwanya, ariko guhemukirana kw'abashakanye kurimo ibintu byinshi. Icya mbere ni gucana inyuma. Gucana inyuma ni ijambo ry'ikinyarwanda wenda abato badashobora kumva, ariko guca inyuma kw'abashakanye ni umugabo kujya gushaka abandi bagore, cyangwa se umugore kujya gushaka abandi bagabo hirya y'urushako. Ibyo byitwa gucana inyuma. Icya kabiri ni ukutamenya inshingano. Iyo umuntu atamenya inshingano ze aba arimo gusuzugura mugenzi we. Utamenya inshingano zawe ugasanga ibyo ushinzwe gukora wowe mugabo ntubyikoza, wowe mugore ntubyikoza. Umuntu wese namenye inshingano ze bituma abantu batangira guhemukirana. Icya gatatu twavuze mucyo haruguru ni ukudasabana imbabazi. Iyo abantu bakoserezanyije, amagambo amwe y'ikinyarwanda rigiye nayo agorana kuyavuga. Iyo abantu umwe yakoshereje mugenzi we, abantu baba bakwiye gusabana imbabazi. Iki byo gusaba imbabazi kigenda kigaruka ahantu henshi cyane, kubera yuko urugo rwubakwa n'imbabazi. Urugo rutarimo imbabazi ntabwo rushobora kubaho, kuko umuntu wese aba akwiye kumva ko nimba ashobora gukora ikintu kidatunganye, ko na mugenzi we nawe byamubaho ejo akamubabarira. Kandi nubabarira mugenzi wawe, ujye utekereza ko nawe ubwawe wigurije ko izo mbabazi umuhaye uyu munsi nawe ejo uzaba uzimukeneyeho. Ariko nimba utajya ubabarira mugenzi wawe, ntuzatekereze ko nawe igihe uzakosa azakubabarira. Icyo gihe rero uba wibye imbuto mbi, kubera ko nk'uko abanyarwanda babivuga, icyo wibye nicyo usarura. Nimba utababarira nawe ntuzababarirwa, kandi nimba nta kubabarira guhari, urugo ruzasenyuka, kuko urugo rwubakwa ku mbabazi. Imbabazi ni ikintu cyangombwa mu muryango, kigomba guhoraho igihe cyose. Ubushakashatsi kandi bwakozwe mu bihugu biteye imbere bugaragaza ko 65 kugeza kuri 70% by'abasaba divorce baba ari abagore, ariko ntibisobanuye ko ari bo ba nyirabayazana, mu gihe 35% by'abagabo ari bo basaba divorce. Bibiliya iravuga ngo kurongorana kw'abashakanye kubahwe na bose, ntihakagire ikiguhumanya. Abo bose bavugwa aha ni bande? Kurongorana kw'abashakanye
kuvugwa mbese ni bande bavugwa ahangaha? Mbere na mbere ni umugabo n'umugore. Kubera iki Bibiliya isaba bose kubaha cyangwa se kubana kwabo? Nuko hari abagabo mu by'ukuri batazi ko ari abagabo n'abagore batazi ko ari abagore. Aha hantu naho kwitonderwa cyane. Hari abagore batazi ko ari abagore. Umuntu akaba wabona umugore, ukaba wabona ibintu akora uretse n'uwo washatse, n'uwo mugore ufite umugabo, ukabona imyitwarire ye mu rugo rwe cyangwa se hanze y'urugo rwe, ukibaza nimba uwo muntu yarashatse yatekereze gushaka, cyangwa se yarashatse ari impanuka, nimba yarasinziriye agakanguka ari kumwe n'umugabo, cyangwa se nimba ari umugore, nimba yarasinziriye, cyangwa nimba ari umugabo, nimba yarasinziriye akanguka ari kumwe n'umugore, bikagutangaza. Kubera ko umugabo cyangwa umugore, mbere na mbere uba ugomba kumenya ko uri umugabo, ntabwo ukiri umusore, uri umugabo, uri umuntu ugengwa n'amategeko y'umugabo, yo kuba uri umugabo, yo kuba ufite urugo, warashatse, ntabwo uri ingaragu. Biratangaza kubona umuntu uvuga ngo yarashatse, ni umusore ariko aracyagenda akomakoma abagore b'abandi, aracyagenda afite imyitwarire nk'iy'umuntu w'umusore. Imana idufashe cyane bagabo, mumenye ko nimba uri umugabo, umenye ko uri umugabo. Kandi nimba urabaye umugabo bigutunguye, ibyo ngibyo ni wowe bigomba kugiraho ingaruka. Ntugomba kujya kubabaza umugore wawe washatse nk'umukobwa, umuvanye mu rugo azi ko agiye kubaka urugo, ugatangira kumugora. Imana idufashe cyane. Namwe bagore, birababaza kubona umugore ufite umugabo yitwara nk'aho atamufite. Niyo mpamvu navuze nti hari abagabo batazi ko ari abagabo, hari n'abagore batazi ko ari abagore. Iyo bimeze gutyo rero, biba ari ikibazo gikomeye cyane. Umuryango kugira ngo ubeho biragora cyane. Kubyirinda biravuga ngo ni ukumenya uwo uri we. Kwirinda ibyo bintu wowe mbere na mbere ni ukumenya uwo uri we, ukamenya ko status yawe yahindutse. Ntabwo ukiri umusore, uri umugabo. Ukamenya ko uri umugabo, ukamenya kuvuga ati si umugabo wubatse urugo yitwara ate, avuga ate, abaho ate, bigenda gute. Imana idufashe cyane. Ukwibaza wa mugore, ukibaza se umugore wubatse bigenda gute. Ibyo ngibyo ni ibintu byangombwa kubyibaza. Iyo uri umuntu wubatse ugomba kwibaza ibyo bintu. Icya gatatu ni ugushyira umubano wawe imbere. Icya kane ni ukuba inyangamugayo imbere y'uwo mwashakanye n'imbere y'Imana, kuko hari abantu bagerageza kuba beza imbere y'abagore babo ariko bajya kuba batabareba, cyangwa abagabo babo bagakora ibyamfura mbi. Icya kane mu bisenya ni ibibazo by'imitungo. Ubushakashatsi bwinshi bwemeza ko amakimbirane menshi mu miryango aterwa n'amafaranga. Iyo abashakanye batumvikana ku ikoreshwa ryayo, bahishanya imitungo cyangwa bagira imyenda myinshi. Ibyo nibyo bitera amakimbirane akomeye mu miryango myinshi. Kandi ibyo ntibireba abafite menshi cyangwa make. Iyo nta kintu cya transparency kiri mu muryango, mwaba mutunze menshi, mwaba mutunze makeya, byanze bikunze muzashwana ku mikoreshereze yayo, kuko umwe najya hari agakora ibindi agakora ibye, bizarangira abantu bashwanye. Umugabo akagira konti ye itazwi n'umugore, umugore akagira konti itazwi n'umugabo, umugabo akagura umurima cyangwa kubaka inzu irunaka itazwi n'umugore, umugabo akagira ibintu nk'ibyo ngibyo, ukagira wenda n'ibindi byiza waba unakora ariko bitazwi n'uwo mwashakanye, ukaba ufite abo mu muryango wawufasha cyangwa se abahandi. Ni byiza cyane, ariko iyo nta transparency iriho ngo muganire ibyo mugomba gukora, menye priorite mwembi, ibyo bintu bizana amakimbirane akomeye cyane mu miryango, kandi birangiye imiryango myinshi isenyutse. Bibiliya iravuga ngo muri Timoteyo wa mbere ibice 6:10 aravuga ngo gukunda amafaranga ni umuzi w'ibibi byinshi. Uko byirindwa kuganira ku bijyanye n'amafaranga, mukagira transparency, gufata ibyemezo hamwe nta bwiru,
kwirinda imyenda idakenewe cyangwa itaganiriweho. Ibyo ni ibintu byangombwa cyane abashakanye bagomba kwitaho. Icya gatanu mu bisenya ingo ni ukutagira igihe cyo kubaka umubano wabo. Kutagira igihe cyo kubaka umubano wabo cyangwa se cyo gusana umubano wabo. Burya nta kintu kidasaza, ibintu byose birasaza cyangwa se birandura cyangwa se biracuya. Ikintu cyose uko kimara igihe genda gisaza cyangwa gicuya. Niyo mpamvu hakenerwa kuvugurura, niyo mpamvu hakenerwa kongera kubaka kugira ngo ikintu cyari gishaje cyongere kugaragara neza. N'umubano rero ni kumera mu buzima cyane cyane bw'iki gihe. Abantu benshi barahuze, abantu bari busy kubera impamvu nyinshi. Ibyo bituma abashakanye badashobora kubona igihe cyo kuganira, kugeza ubwo abantu badashobora guhurira ku meza ngo basangire. Nta mwanya wo kubaka urukundo cyangwa se kubaka imibanire yabo bafite, kubera ibihe turimo bituma abantu baba abanyamwigendaho. Abashakashatsi bemeza ko iyo abashakanye batakiganira icyo gihe umubano ugenda ushira. Bibiliya avuga ngo, Umubwiriza ibice 4:9, ngo babiri baruta umwe, kuko umwe yaguye undi aramubyutsa, ariko uguye ari wenyine azabyutswa nande. Uko byirindwa ni ugufata igihe cyo kuganira, ni ugusangira, ni ugukora ibintu hamwe bishobora kubashimisha mwembi. Gukora ibintu hamwe bishobora kuzana ibyishimo hagati yanyu. Biratangaza kuba ushobora kuba wafata umugore wundi cyangwa se umukobwa w'irunaka ukajya kutembera nawe muri hoteli cyangwa se ahantu nyaburanga, ariko utarabikorera uwo mubana. Ni ikibazo. Cyangwa se umugore akabikorera umugore akabikorera umugabo wundi cyangwa se umusore wundi atarabikorera uwo bashakanye. Icyo ni ikintu gisenya ingo cyane. Icya gatandatu ni ukubura imbabazi. Ndabivuga nihuta ku gihe cyanjye gisa nkaho kirimo genda gishira. Kubura imbabazi. Kera mutarabana, umwe yabonaga undi nka marayika. Niyo yaba yakosheje akamubabarira atarazimusaba. Ariko aho mubaniye nta n'umwe ushaka kubabarira undi kabone naho yaba azimusabye. Bibiliya avuga ngo mu Bakolosayi ibice 3:13, ngo mubabarirane nk'uko Kristo yabababariye. Iyo umuntu atababariye mugenzi we, urwango ruguma mu mutima kugeza igihe ruzajya no mu bikorwa. Imana itugiriye neza. Urugo rugomba kubamo imbabazi igihe cyose. Kurya kera mugikundanye cyane, mukitana sheri shushu, niko bakera bitanaga. Ubu ngubu numva haragize n'imvugo ngo ni baby, ngo niki umuntu akita undi baby, ariko igihe kiragira ibi bya baby bya sheri shushu bigashira n'ukoshereje mugenzi we akaba atamusaba imbabazi ngo azimuhe, ariko urugo rwubakwa n'imbabazi. Umwanzuro biravuga ngo none se abo byamaze kugeraho bo bakora iki? Nubwo ibintu byaba bigeze kure, ariko biba bigishoboka hagati y'abashakanye kongera kwivugurura. Igisabwa ni iki? Ni ukuvugana ukuri. Ukuri ni ikintu cy'ingenzi mu kubaka ubumwe bwamaze gusenyuka. Icya kabiri ni ukwemera amakosa. Ukemera amakosa, umuntu akemera amakosa, kuvuga gusa uti just to say that I was wrong, but from today ngiye kwikosora, noneho dukora ibintu neza ku murongo. Ibyo birashoboka. Ukamusaba amahirwe ya kabiri, nimba ari umugore wawe cyangwa nimba ari umugabo wawe, nimba gukunda ntabwo azanga, ariko aya mahirwe nimba yaguhaye ntuyapfusha ubusa, kuko uko ugenda urushaho guhemukira umugore wawe cyangwa umugabo wawe, niko bizageraho no kumusaba imbabazi no gusaba imbabazi bibe bitagishoboka. Hanyuma icya gatatu ni ukubabarirana. Icya kane ni ugusengana hamwe. Nibyo mvuga byonyine gusa, kuko Bibiliya itubwira ko Imana
icyo Imana yateranije nta muntu ukwiye kugitandukanya. Matayo ibice 19 umurongo wa 6. Bavandimwe, nitwirinde ibi bintu uko twamaze kubivuga, ingo zacu cyangwa se imiryango yacu izaba mu mahoro nkuko twabibonye haruguru. Kubura communication, gusuzugurana, guhemukirana, ibibazo by'amafaranga, kubura igihe cyo kubaka umubano w'ingo zacu, ibyo ngibyo nitubyirinda ingo zacu zizaba mu mahoro. Ahubwo tukimakaza kuvugana neza, kubahana, kubabarirana no gushyira Imana imbere mu miryango yacu no mu mibanire yacu. Icyo gihe ingo zacu zizaba mu mahoro kandi natwe ubwacu tuzaba dufite amahoro. Imana itugirire neza. Turashoje. Imana ibahe umugisha, Imana ibagirire neza kandi Imana ibakomeze kubafasha. Turasengana. Umuntu wumva afite ibibazo umuryango we, umuryango ugiye gusenyuka, ariko uyu munsi akaba avuga ati Imana imbabarire, nagize uburangare aha n'aha. Izo uko kumva hari uburangare wagize, ubusabe imbabazi mugenzi wawe kandi mwicare hasi muganire, mushyire ibintu ku murongo. Haracyari ibyiringiro. Biravuga ngo naho igiti cyatemwa kizongera gishibuke, ngo kimere amashami, kimere neza, gitontome. Haracyari ibyiringiro ko ibyasenyutse bishobora kongera bikubakwa, cyane iyo mwembi mubigizemo ubushake. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye kuri aka kanya kw'ijambo maze kuganira n'abantu bose bazaryumva, bazaba baherereye bose. Mana nyirijuru, ari abubatsi ingo, ari abazazubaka mu bindi bihe, uhumura abantu amaso y'imitima kugira ngo abantu bamenye ibintu bishobora gusenya no kwangiza imiryango yabo, kandi babyirinde. Uha abantu imbaraga z'umwuka wera zibashoboza kwirinda ibyabasenyera, ibyakwangiza imiryango yabo, mu izina rya Yesu Kristo. Kandi ku manywa n'ijoro nabo byamaze kubaho, ubaha imitima yo guca bugufi no gusabana imbabazi no kongera kubaka imiryango myinshi Satani yasenye. Ndayisengera ya Satani arimo asenya, kugira ngo ngire kuzana ubumwe n'urukundo n'ubwumvikane muri iyo miryango, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti niho mbyambaje nizeye. Amen. Imana ibahe umugisha. Turarangije kandi ibiganiro byacu bizacu na gahoraho. Guca usabwa gusa wowe kugira ngo tujye tubana, ni gukora subscribe, ni gukora like, share, comment, kugira ngo iyi community yacu irusheho gutera imbere kandi igere henshi cyangwa se kure hashoboka, mu izina rya Yesu. Amen.